Ndabasuhuje mbifuriza ikaze. Ese waba warabuze inzu y'indoto zawe cyangwa y'inzozi zawe? Ngiyi ndayikuzaniye. Aha, bagenzi bacu rero, bakiriya bacu, ngira ngo murabibonye noneho inzu yacu mu ncamake murabyiboneye. Yari inzu nziza mo imbere nk'uko mubibonye, ariko ndacyayibatembereza. Reba outside yayo urebe inyubako bituranye ukuntu imeze. Mboneraho no kukwibutsa ko iyi nzu, impamvu nakubwiye ngo ni inzozi zayo zanyu, iri hano Kibagabaga, hafi no kwa muganga, umanutse gatoya uhita uyigeraho. Igiciro cyacyo cyo kiragoye no kubyiyumvisha, kuri miliyoni 220 igipande kimwe. Tukagira n'ikindi gipande kindi kuri miliyoni 120 nacyo. Ubwo urumva ko inzu yacu ifite ibyumba 4, dushe na toilette enye. Urumva buri cyumba cyose gifite dushe na toilette yacyo. Tukagira na parking y'imodoka ebyiri. Iyi nzu yiguriye rimwe wayifatira kuri miliyoni 440 zirimo ibiganiro. Ariko uje ukagura igipande kimwe twayiguhera kuri miliyoni 220. Urumva ko ari ibidasanzwe mu by'ukuri. Wow, ngira ngo murabibona ya compound yacu noneho yakakira imodoka ebyiri ziparitse neza. Iyi nzu yigure, nushaka uyigure yose, igipande kimwe gikodeshe, ikindi ugituremo. Miliyoni 440 zirimo ibiganiro, ndetse miliyoni 220. Ibyumba 4, dushe na toilette enye. Buri cyumba urumva ko gifite dushe yacyo, tukagira n'amanex. Iyi nzu ni hot deal, ntigucike. Ngira ngo noneho n'abatindiye twatangira kwinjiranamo, nkabereka buri kantu ko kandi uko bimeze. Twakomeje rero muri wa mujyi wacu wo kwinjira muri salo nziza, duhura n'urugi rwiza cyane rumeze rutya, ufunga ukaba wanafungura ku buryo bworoshye, rusanganya n'igikuta. Karibu muri salo yacu nziza cyane. Reba akantu ko kandi, yaba amarange, yaba buri kantu kose, urabona ko inzu yacu iteguye. Twe mugomeje kubana ni Kigali Bandiseri. Wibuke ugende ukoze subscribe mu by'ukuri, kuko mba niyemeje kubazanira imari nziza cyane. Iyi salo ni nziza, ndayigutuye. Ariko mu by'ukuri dufite hano TV stand nziza cyane. Urabona ko ushyize hano televiziyo, uri hariya, biba ari ibintu byiza cyane. Inzu yicaranyemo n'umuryango wawe, wicaye hano muri ino salo ingana gutya, nini yisanzuye, mu bidasanzwe mu by'ukuri, kuri miliyoni 220. Ibi ntabwo bisanzwe, inzu ntabwo yagucika. Tukagira n'amadesign meza. Hari abantu bakunda kugira udufoto cyangwa se indabo, ariko hano ushaka kuhashyira amafoto, indabo ukagenda ubigira bimwe. Reka mbakomezanye, salo yo murayibonye. Tujye no muri salle à manger nziza cyane, iri hejuru ho gatoya, kubona ko ari ibintu byubatse ku buryo buri moderne. Iyi ni salle à manger duhagazemo nziza cyane. Urabona ko ari salle à manger nini, nayo yakakira abantu benshi. Ariko iyi nzu ikoze finissage nziza. Uzi ko amarange yose ari stone finisher. Aya ni ya marange boza kandi y'ama original. Hari ukuntu bubaka inyubako bakabashisha amatafari ahiye, bagakoresha imicanga ya kayumbo, imbaho ni muvura n'aya marange. Inzu yacu irakomeye, inzu yacu irasa neza. Nahawe ntiwinanirwa, ariko inzu igucitse waba unyazwe zigahera.
nk'uko nabibamenyesheje rero ndabereka akantu ku kandi. Ubu twinjiye mu gikoni, kariya kantu gato mwabona byari incamake. Iki gikoni cyacu ni cyiza, ndakigutuye, gifite buri kantu kose. Purafo y'ahantu hose ni igipusamu, amatara mwayabonye ukuntu ari meza, tukagira umwanya wa firigo hano. Urabona ko ari igikoni cyujuje ibintu byose kandi Kigali cyisanzuye. Tukagira na hano n'umwanya wa gazi kuka, ndetse ni wa mwanya munini uburi duburi. Urabona ko igikoni cyacu nacyo cyabasha gutekera abantu benshi, cyangwa se umutetsi akaba yagikoreramo ameze neza atuje. Reka no gutinda, duhere mu cyumba cya mbere cyo hasi. Aha, ukinjira aha ngaha rero duhura n'icyumba cyiza cyane kinini, inzugi zo ni muvura nk'uko nabibabwiye. Iki cyumba cyacu bahindukire babanyerekere ko haba harimo na garderobe. Urumva ko iyi nzu uyiguze ni ukuza uhita uturamo nta bindi, cyangwa se uyikodesha kuko ushaka kuyigura ukayiha abantu bayikodesha. Tukava muri iki cyumba rero cyiza cyane mwari mubonye, kikaba gifite dushe yacyo nziza cyane. Iyo dushe ndayibatuye, ngira ngo murayibona ukuntu ari nziza, ukantu kandi ku bikoresho birimo na shawa irimo, ni ibintu byiza cyane. Karibu rero tuzamuke esikariye njya kubereka ubwiza bw'ibyumba bitatu bisigaye hejuru. Ngira ngo nk'uko nabijeje mugomeje kubibona urugendo twagomeje gukorana. Aha mbinjije mu byumba bibiri byiza cyane. Mbere yuko twinjira muri principale, murabona ko ari ibintu byiza cyane. Injira ubanyerekere aho duhura n'icyumba cyiza, nacyo gifitemo garderobe kandi kikagira n'urubaraza nk'urwo mubona ku maso yanyu. Ariko murandebera ubwiza bw'ibintu koko n'igiciro cyiza. Iyi nzu ntikunanire, ariko yongereye igira hano imbere. Abanyerekere na dushe nziza cyane nayo dusanga aha ngaha iryoshye, buri dushe yose nayo igiye irimo shawa, buri kantu ku kandi. Reka dukomezanye tujye mu cyumba cya kabiri kindi cyo hejuru. Karibu rero mbereke ikindi cyumba cyiza, nacyo bigiye bifite icyo bihuriyeho, ubunini bwabyo. Iyo ubona ufite icyumba cyajyamo kabiri kuri kabiri kirimo na garderobe, kiba ari icyumba cyiza cyane. Hano harimo itara ryiza cyane, ureba ukabona nawe wifuje gutura hano hantu. Tuzi umuryango wawe neza rero ubicishije muri Kigali Bandiseri. Banyerekere dushe. Dushe rwose murabibona, mwakomeje kubibona buri kantu kandi murabona ko ari ibintu bisa kandi bifite ibikoresho byiza. Wow, karibu rero aho mwari mutegereje muri benshi. Ubwo mwarebaga ubwiza, ariko ahangaho bavuga ko ari ubwiza buhuye no kwisiga. Twinjirane. Iyo twinjiye hariya dufunguye ni muri chambre principale. Turahera muri dushe nziza iryoshye nini cyane, ngari ngana nka bya byumba. Iyo witegereje iyi lavabo ukuntu ari nziza cyane, utu tuntu twose murabona ko ari utuntu two muri za nzu za miliyoni 500, ariko iyi ngiyi twayikatuye Kibagabaga. Ntabwo bikunda kubaho miliyoni 220. Aha hantu hose mbatambagije baguhaye UPI. Igira hano banyerekere shawa nziza. Iki ni ikirahure cyiza cyane ku buryo ndetse unabishatse ugarurire kamera ubanyerekera aha ngaha kuri iyi kote, wahashyira jacuzzi mu gihe wowe wikundira kwa kundi uryama mu mazi. Kubera ko dufite dushe ngari, ushobora no kongeramo jacuzzi. Reka dukomezanye mu cyumba. Karibu. Ariko ndababwiza ukuri ko witegereje iki cyumba ukaba warebye na salo yo hasi, umva iki cyumba ni kinini cyane, birangana. Mu by'ukuri ufite icyumba kingana gutya, ufitemo garderobe ifata ku gikuta cyo hakurya ikanagera hano, bizera ko nta kintu mwatuburanye. Tukagira urubaraza rwiza runini ruri aha ngaha, rudufasha kuba twareba view y'ahantu turi. Iyi nzu ntigucike kuri miliyoni 220.
Aha nje twabanaga rero nitwa Moses, guturuka muri Kigali Band Sale, umaze kubimenyera. Ahandi ushobora gukora imari nk'izi nziza cyane usibye muri Kigali Band Sale. Kora subscribe kugira ngo n'ejo bundi uzongere untume. Ni nko kuntuma buri iyo ugezeyo ugakora subscribe nkayibona, mpita mvuga uyu muntu arantumye, mpita njya gushakisha mu mpande z'i Kigali zose, yewe na outside y'i Kigali tujya mu gihugu hose. Murakoze, Imana igomeze kubana namwe kandi ni karibu muze mwigurira aya mazu.